Shalom shalom mwese aho muri mbifurije amahoro y'Imana. Nongeye kubona akandi kanya keza ko gusangira namwe ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro, Uwiteka ahabwa icyubahiro kumpa kano kanya. Reka nk'uko musanzwe mbikora, reka mbanze nsenge niragize mu maboko y'Imana mbere yuko mbanza gusoma ku byanditswe byera. Data wa twese uri mu ijoro, nje imbere y'ubwiza bwawe gushimira kuri kano kanya keza umpaye. Mwami, ndakwinginze kugira ngo ibyo ndi buze gusoma byose umpe ubwenge bwo kubitahura, kugira ngo abazabyumvana nanjye, Mwami, twese tuzafashwanya hamwe. Mwuka wera, ndakwinginze kugira ngo uze unyobore muri byose, ntaba ari jye mvuga ahubwo abe ari wowe uvuga. Saint Esprit, ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye kuva ntangira kugeza nsoza. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen. Uno munsi turakomeza dusoma mu Itangiriro igice cya 24 kuva ku murongo wa 33 niho twari tugeze. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Bamuzanira ibyo kurya, maze arababwira ati sindya, ntaravuga ubutumwa. Labani aramubwira ati buvuge. Aramubwira ati ndi umugaragu wa Aburahamu, kandi Uwiteka yahaye databuja imigisha myinshi, ahinduka umuntu ukomeye, kandi yamuhaye imikumbi n'amashyo n'ifeza n'izahabu n'abagaragu n'abaja n'ingamiya n'indogobe. Kandi na Sara muka databuja yamubyariye umuhungu akecuye, niwe yahaye ibye byose. Kandi databuja yarandahiriye ngo ne kuzasabira umwana we umunyakananikazi abo atuyemo, ahubwo ngo nzajye mu nzu ya se no muri bene wabo, ngo abe ari bo nsabiriramo umwana we. Mbwira databuja nti ahari umukobwa azanga ko tuzana. Aransubiza ati Uwiteka ngendera imbere, azatuma marayika we ngo ajyane nawe, azaha urugendo rwawe ihirwe, maze nawe uzasabire umwana wanjye umugeni wo muri bene wacu mu nzu ya data. Nugera kuri bene wacu, nibwo utazafatwa n'indahiro nkurahije. Baramuka bamukwimye, ntuzafatwa n'indahiro nkurahije. Maze uyu munsi ngera ku isoko, ndasenga nti Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, niba uhaye urugendo ngende ihirwe, dore mpagaze ku isoko, bibe bitya. Umukobwa usohoka kuvoma nkamubwira nti ndakwinginze mputuzi ku kibindi cyawe nyweho. Akansubiza ati nywaho ubwawe, kandi nduhira n'ingamiya zawe, abe ari we uba umugeni Uwiteka yatoranirije mwene databuja. Ngisengera mu mutima wanjye, Rebeka asohoka ashyize ikibindi ku rutugu, aramanuka ajya ku isoko aravoma. Ndamubwira nti ndakwinginze mpa nyweho. Acisha bugufi ikibindi n'ingoga, agikuye ku rutugu rwe, arambwira ati nywaho, nduhira n'ingamiya zawe. Ndanywa, kandi yuhira n'ingamiya zanjye. Ndamubaza nti uri mwene nde? Aransubiza ati ndi mwene Betuweli wa Nahori na Miruka. Mperako nkatira impeta ku zuru rye n'imiringa ku maboko ye. Ndunama nikubita hasi, nsenga Uwiteka, mpimbaza Uwiteka Imana ya databuja Aburahamu. Yanyoboye inzira ikwiriye ngo mboneremo umukobwa wabo wa databuja, musabire umwana we. Nuko nimushaka kugirira databuja neza, ntimumurerege, nimumbwire, kandi nimutabyemera nimumbwire, nanjye mpindukire njye iburyo cyangwa ibumoso. Labani na Betuweli baramusubiza bati
ibyo biturutse ku Uwiteka, nta kindi tubasha kukubwira, ari cyiza ari n'ikibi. Dore Rebeka ari imbere yawe, mujyane abe muka mwene shobuja nk'uko Uwiteka yavuze. Umugaragu wa Aburahamu yumvise amagambo yabo, yikubita hasi aramya Uwiteka. Uwo mugaragu azana ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda abiha Rebeka, kandi aha na musaza we na nyina ibintu by'igiciro cyinshi. We n'abo bazanye bararya baranywa, baraharara buracya. Babyuka mu gitondo, arababwira ati, nimunsezerere nsubira kwa databuja. Musaza w'umukobwa na nyina baramusubiza bati, umukobwa nasigarane natwe iminsi 10 cyangwa isagaho, azabone kugenda. Arabasubiza ati, mwintinza kuko Uwiteka yahaye urugendo rwanjye ihirwe, nimunsezerere nsubire kwa databuja. Baramusubiza bati, reka duhamagare umukobwa tumubaze twumve irimuva mu kanwa. Bahamagara Rebeka baramubaza bati, urajyana n'uyu mugabo? Arabasubiza ati, turajyana. Basezera kuri Rebeka, mushiki wabo n'umurezi we, basezerera umugaragu wa Aburahamu n'abantu be. Bifuriza Rebeka umugisha, baramubwira bati, mushiki wacu, uzabe nyirakuruza w'abantu inzovu 1000. Urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi barwo. Rebeka ahagurukana n'abaja be bajya ku ngamiya, zirabaheka bakurikira uwo mugabo. Uwo mugaragu ajyana Rebeka aragenda. Bukeye Isaka aza aturutse mu nzira yo ku iriba ryitwa Lahayiroyi, kuko yari atuye mu gihugu cy'i Negebu. Isaka arasohoka ajya kwibwirira mu gasozi nimugoroba, yubura amaso abona ingamiya ziza. Rebeka yubura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya. Abaza wa mugaragu ati, uriya mugabo ninde ugenda ku gasozi tugiye guhura? Uwo mugaragu aramusubiza ati, ni databuja. Rebeka yenda umwenda we, yitwikira mu maso. Uwo mugaragu atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Iri ni ijambo ry'Imana. Amen, amen. Ejo bamba ubushize twasomye ukuntu umugaragu wa Aburahamu yumviye shebuja we Aburahamu, ajya gushakira umugeni Isaka aho Aburahamu yavukiye muri bene wabo. Nuko rero nk'uko twabyumvise, nk'uko twabisomye, baraje kumwakira, bakiriye umugaragu, sininda mbisubiramo, baramwakira. Nabo bari bazanye bose n'ingamiya, babafata neza, babaha amazi yo gukaraba, yo koga, gukaraba bambe, ko bavuga mu Kinyarwanda, barabagaburira, ndetse babaha n'aho baryama. Urumva uko uwo muryango wa Rebeka wari umeze. Bemeye kwakira abantu batazi aho baturutse, abantu b'abashyitsi b'abanyamahanga, babagirira impuhwe, babakirana urugwiro rwinshi, kandi ari abantu batanazi, ariko babakirana urugwiro rwinshi n'urukundo, mbega kuriya nyine Imana ibikunda. Muri iki gisomwa tumaze gusoma, niki twakwigamo? Niki jye nawe twakwigamo? Mu by'ukuri
ijambo ry'Imana riratubwira ko tugomba kugaburira abashonje, tugomba guha amazi icyo kunywa abakibuze, mbega tugomba no gucumbikira abashyitsi. Ibyo bivugwa muri Matayo 25, igice cya 25:35, aho Yesu yavugaga ati nzababaza ati mbega aho handitswe ngo nari nshonje murangaburira, nari nyotewe mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira. Ibyo byose murumva ko Rebeka n'umuryango we bari babyujuje, ni abantu bari ab'Imana cyane. Icyo kintu nicyo numva ko twakagombye kwigamo muri iki gisomwa cyo kugira urukundo. Imana ni ibintu byose byiza. Ubundi ibintu byose byiza umwana w'umuntu afite gukora ni biba biherekejwe n'urukundo. Urukundo rukora ibyiza gusa. Biragoye, bigora benshi nanjye ntikuyemo, kubona abantu b'abanyamahanga utazi aho baturuka baza kukwaka indaro, bakavuga ati muduhe indaro. Biragora benshi kubaha urukundo n'igishika, kubaha karibu, kubagirira neza muri ubwo buryo. Umuntu akabagaburira, akabafata neza, akabaha n'icumbi. Ibyo bintu ni ibintu bigoye abantu bo muri ibi bihe, muri iki gihe cyacu. Ni ibintu bikomeye cyane ko usanga abantu twifuza guha indaro abo tuzi, twifuza guha indaro bene wacu baturutse kure, ariko icyo ngicyo ni ibintu bisanzwe, nta gitangaza kirimo. Urukundo rw'Imana gukuri rugaragarira nk'uko tumaze gusoma muri iki gisomwa, nk'uko famiye ya Rebeka yabikoze, nk'uko Rebeka yabikoze. Guha icumbi abantu utazi, kubaho urugwiro, kubakirana urugwiro, kubakunda, kubafata neza nk'amata y'abashyitsi. Niko bamwe baca umugani. Mwumva ngo umuntu yagiye ahantu ngo bamufashe nk'amata y'abashyitsi. Mbega kumufata nk'igitangaza cyane. Urumva icyo kintu cy'Imana ishaka ko tuba cyo. Imana irashaka ko dufata abantu nk'amata y'abashyitsi kandi tutabazi. Tubaha icumbi, tubafata neza, tukabafata nk'ibitangaza, bafite izo bezo. Ni ukuri, mu by'ukuri, umugaragu wa Aburahamu bari bafite ingamiya, yari kumwe n'abandi benshi bamuherekeje, kandi koko bari bagize urugendo rurerure, bari bafite inyota, bari bashonje, bashakaga n'amazi yo gukaraba, bifuzaga naho gushira umusaya ngo baruhuke. Ariko ibyo byose babibonye ku muryango wa Rebeka, famiye ya Rebeka yabibahaye. Kandi iyo famiye ya Rebeka ntiyari izi abo bantu aho baturuka n'ikibazanye n'ikibagenza, ariko babakiranye urugwiro tout de même, n'urukundo rwinshi, kandi batazi n'ikibazanye n'ikibagenza. Uwiteka dufashe, jyewe nawe tubashe kuba muri urwo rukundo rw'Imana, gukunda abantu tukabafata nk'amata y'abashyitsi, kandi tutabazi, tukabakunda gusa kuko baremwe mu ishusho y'Imana. Imana ntabwo idusaba gukunda bene wacu, ntabwo idusaba gukunda abo dupfana ikintu gusa, ahubwo iradusaba gukunda n'abo tutazi, kuko umuntu wese uri kuri iyi si yaremwe mu ishusho y'Imana. Umuntu wese uri kuri iyi si afite agaciro kanini.
ntabwo Imana idusaba gukunda abo duhuje ubwoko, abo dusa nabo ku mubiri, yewe yaba ari umushinwa, yaba ari umunosote ku mubiri mudasa na gatoya, ariko twese twaremwe mu ishusho ry'Imana, twese dufite agaciro kanini ku maso y'Imana, kandi Imana icyo ishaka ni uko dukundana, tugakundana ngo urukundo rwinshi cyane, ngo abakundana urukundo rwinshi cyane, ngo bafite gukunda urukundo rwinshi, ngo urukundo rwinshi rubabarira ibyaha. Imana irifuza ko dukundana urukundo rwinshi nk'urwo famiye ya Rebeka yakunze abo bashyitsi batanazwi, abo bashyitsi bavuye kure batafite n'icyo bapfana. Icyo ngicyo Imana ikidufashemo, jyewe nawe twige kuba abantu beza, twige urwo rukundo naturel, urukundo rutarebera ngo ni mwene wacu, urukundo rutarebera ngo ninkora iki uno munsi ejo nawe azanyishura iki. Oya, gukunda urukundo rw'Imana atari ukuvuga ngo urafasha umuntu ngo kuko uzi ko ngo n'ejo ngo nawe azagufasha. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bihagije, ibyo ngibyo ntabwo ari urukundo ndimo kuvuga aha ngaha. Urwo rukundo Imana itwifuzamo ni urukundo rwo gukunda abo tutazi, ni urukundo rwo kugirira impuhwe, mbese ni impuhwe niko nabyita, kugirira impuhwe abo tutazi. Gusa abantu baremwe mu ishusho y'Imana tugomba kubakunda urukundo rwinshi, tugomba kubagirira impuhwe, tugomba kubafata nk'amata y'abashyitsi. Iyo niyo mesaje nakumva ko iri muri iki gisomwa, iyo niyo mesaje iri muri iki gisomwa, kugira ngo dukundane urukundo rwinshi, urukundo rutarimo profi. Naho ubundi uriya mugaragu wenda iyo ajya mu yindi famiye yarakaye, bari kumubaza ati ese wowe mu bantu bose batuye muri kano gatumba witegereje ubona ni twebwe tushobora kuguha indaro? Kuki ari twebwe watoranyije kugira ngo tuze kuguha indaro? Bari kumusambisha menshi, mbese murabibona namwe ukuntu bimeze, murabibona bari kumubaza ibintu byinshi. Ese uvuyeho uturutse he? Ese kuki ari twebwe wacaguye? Kuki muri aya mago yose ari twebwe watoranyije ngo uze kwaka indaro hano? Icyo dushakaho ni iki? Murumva, hari benshi bakabwiye gutyo uwo mugaragu wa Aburahamu, ahubwo uzanywe n'iki wowe? Urinde, uri muntu ki? Uwiteka adufashe, Uwiteka tubabarire kabisa, atubabarire. Hari naho yakagombye wenda ari kugenda ndetse bakamurungukira mu idirisha, bakamurunguruka bakagwa siriya muntu se, ati mugende twe ntabwo tubazi, mbese hari n'abashobora no kuvugisha kuri aka twebwe ntabwo dufite guha indaro abantu tutazi, mutuvireho hoshi mugende. Aha, erega ijuru ntabwo ari ugupfa kuryinjiramo. Kwinjira mu ijuru bisaba urukundo rw'Imana, kwinjira muri iriya juru bisaba urwo rukundo rw'Imana, urwo rukundo rwo gukunda mugenzi wacu nk'uko twikunda twebwe ubwacu. Itegeko rya kabiri rikomeye ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wowe ubwawe. Mugenzi wawe ni nde se? Mugenzi wawe si ziriya nshuti tuvuga zisanzwe ngo umugenzi wanjye ngo uriya, oya ntabwo ari uko bimeze. Umugenzi wawe nyine ni uwo nguwo waremwe mu ishusho ry'Imana nkawe, niwo mugenzi wawe Imana ivuga. Ntabwo ari inshuti yawe, ntabwo ari nawe mupana ikintu, nta nubwo ari nawe usanzwe uzi. Oya, mugenzi wawe Imana ivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wowe ubwawe. Nyine Imana ishaka kuvuga ko dukunda uwo nguwo waremwe mu ishusho ry'Imana, yaba ari umushinwa, yaba
yaba ari umuzungu, yaba aturutse asate, ni mugenzi wacu. Uwiteka adufashe gukomeza kumva icyo kintu, ko ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye Imana izatubaza kandi izakitubaza. Nari nshonje ntiwangaburiye, nari nyotewe ntago wampaye icyo kunywa, nari umushitsi ntago wampaye icumbi, nari ndi mu ibohero ntago wansuye, nari umurwayi ntago wansuye. Ibyo bintu Imana izabitubaza. Rero ni ugutangira tugakora kare, tugakora bigushoboka, tukaba mu bushake bw'Imana bigishoboka, kuko kuri iyi si ni isi y'akanya gato. turaba turisite, igihe kizagera Imana itubaza ibyo bintu. Bamwe bazavuga bati, ese twakubonye hehe ushonje tuguha icyo kurya tukakugaburira? Ese twakubonye hehe uri umushitsi tukwima indaro, tukwima icumbi? Izavuga ati, uriya muntu muto muto mutabikoreye ni jyewe mutabikoreye. Urumva ukuntu ibintu bikomeye. Ibintu nuko bimeze. Ineza tutakoreye mugenzi wacu uwo nguwo Imana ivuga, nta nubwo ni ukuvuga ko n'Imana tuba tuyikoreye neza. Ese ngo ni gute twakunda Imana tutabona, tukanga mugenzi wacu tubona? Ntabwo bishoboka. Niba dukunda Imana, dukunde mugenzi wacu. Imana tuzaba tuyikunze gutyo. Dukunde mugenzi wacu nk'uko twikunda. Ni uko nguko tuzakunda Imana. Imana nayo izabona ko tuyikunda. Imana ntabwo ibeshwa. Imana yaremye ubwenge, niyo idafite kubona ibitekerezo byacu abantu. Imana yaremye ubwenge bwose, niyo iyoboye kubona intention z'imitima yacu, bisobanuye icyo imitima yacu iba igambiriye. Byose iba yabibonye, byose. Uwiteka adufashe aduhe urwo rukundo rwo gukunda mugenzi wacu, tukamukunda cyane. Kandi urukundo, iyo ukunda umuntu, urwo rukundo rw'Imana, uramubabarira ibyaha bye, umubabarira vuba. Biroroshye ku buryo uvuga ati, nanjye ndifuza ko Imana imbabarira ibyaha byanjye. Nanjye nkoze icyaha. Iyo umuntu akoze icyaha kinini, icyaha nyine kiba, iyo dukoze icyaha turabyumva no muri conscience yacu, imitima yacu, wumva ufite remoro, wumva ufite agahinda, wumva wakora ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo ubabarirwe. Wumva urwo rukundo rero uko rumeze. Uko twifuza ko abandi batubabarira, natwe tuzajya tubabarira abandi. Kuko iyo umuntu akoze icyaha, deja aba arimo kubabara, aba arimo gusufura. Icyaha gitera umubabaro, icyaha gitera kuba indushyi. Ariyo mpamvu rero tugomba kubyibuka, ukabona ko mugenzi wawe yaguhemukiye, yakoze nabi, yakoze ikintu kibabaje, tukamubabarira vuba cyane. Kuko natwe twakoze icyaha tuba dushaka kugira ngo tubabarirwe, tuba dushaka ngo tubabarirwe, Imana yo mu ijuru tubabarire, abantu bongere baturebe neza, niba twakoze n'ibiteye isoni, abantu bongere baturebe neza, batubabare, mbese bibagire ibyo twakoze, babyibagire, tubeho ubuzima bwiza, dukomeze ubuzima. Uko nguko rero twifuza ko babidukorera, natwe ko tugomba kubikorera abandi. Mu by'ukuri nta muntu mubi Imana yaremye, ni Satani ishuka abantu, ni umwuka mubi winjira mu muntu ugatuma umuntu aba mubi. Ariko Imana yaturemye mu gashusho kayo. Imana yaturemeye mu gashusho kayo. Niyo mpamvu nta muntu mubi
umubi ni Satani, umubi ni Satani, umubi ni Satani utuma tuba mubi, ariko Imana yaduhaye metode nyinshi zo kurwana Satani, zo kumurwanya. Ngo niturwanya Satani twihanukiriye, twivuye inyuma, ngo azaduhunga. Urumva? Ntabwo tugomba guha chance na ntoya Satani, kuko ngo nitumurwanya twihanukiriye ngo azaduhunga. Urumva? Igihe kigera cyo Satani akureba akaguhunga, nuko uba wuzuye imbaraga z'Imana muvandimwe, nuko uba wuzuye imbaraga za Mwuka Wera, nuko waramenye umwanzi wawe uwo ari we. Umwanzi wawe si uriya waguhemukiye, umwanzi wawe ni Satani. Nyagasani akomeza atugirire neza, akomeza aduhe ubwenge bwo gusobanukirwa ijambo ryayo, kandi uretse no kuryumva gusa turigenderemo, turibemo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ari ku kazi dukunde abakorege bacu, dukunde abo dukorana, ari abo duhuye nabo bose bashaka gufashwa tubafashe tubishoboye, kuko igihe kizagera cyuko Imana izatubaza ibyo bintu. Tuzayisubiza iki? Tuzasubiza iki? Ko ntacyo Imana yibagira, ko ntabwo Imana isobwa. Umwana w'umuntu yakwibagira, ariko Imana ntiyibagira ineza umwana twakoze kuri iyi si. Umwana w'umuntu ashobora kukwibagira ineza wamukoreye, ariko Imana ishobora byose, Data wa twese uri mu ijuru, ntabwo yibagira na gato ineza wakoze. Niyo mpamvu rero ineza ibyara indi neza, kandi n'inabi ibyara indi nabi. Ineza famiye ya Rebeka yakoreye umugaragu wa Aburahamu, iyo neza bayisaruye inshuro nyinshi cyane. Ntibari bazi ko abo bantu babazaniye ibyiza, ntabwo bari babizi. Ngo bamwe bazanga gucumbikira n'abamarayika, batazi ko ari abamarayika, ariko ntabwo bari bazi ubutumwa babazaniye. Ariko baratunguwe nabo, baratunguwe kumva ko abo bantu batumwe n'Imana, abo bantu ari intumwa z'Imana, batumwe n'Imana. Umukobwa wabo agiye kurongorwa mu bikomerezwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Umukobwa wabo agiye kuba umukwe wa Aburahamu. Uwiteka ashimwe cyane. Haleluya. Ineza ibyara indi neza. Nukora ineza, iyo neza izabyara indi neza. Nukora inabi, iyo nabi izabyara indi nabi. Nitutayihana, iyo dukoze inabi, iyi nabi iradukurikirana iyo tutayihanye, ngo tuve mu byaha. Ibyaha bitumerera nabi. Ibyaha nta cyiza ibyaha bitugira indushyi. Nuko nguko ibyaha bitugira. Ndumva amasomo y'uyu munsi agarukiriye aha ngaho. Uwiteka adufashe kugira ngo tugendere mu ijambo ryayo. Uwiteka aduha urukundo rwinshi rwo gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda twebwe ubwacu, ko ari ryo tegeko rya kabiri mu mategeko akomeye Imana yaduhaye. Irya mbere ryo gukunda Imana yose n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose, no kuyisenga Imana imwe rukumbi. Irya kabiri akaba ari iryo ngiryo nyine, ngo dukunde mugenzi wacu nk'uko twikunda twebwe ubwacu. Nyagasani akomeze abarinde aho muri mwese. Mwuka Wera akomeze abaganirize kuri iryo jambo. Uhoraho nabishaka tuzongera duhure mu kindi gisomo gikurikira. Shalom, shalom.